Reka makuru avugwa tuyahere ibivugwa hano mu Rwanda aho kuri gatanu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro ya Minisitiri w'uburezi uyu ni Nsengimana Joseph. Umukuru w'igihugu akaba yamubwiye ko asanze uru rwego aho rugeze aheza icyakora haracyari byinshi byo gukora. Yongeye kandi no kuvuga ko nubwo izo nshingano yahawe zitoroshye ariko bazamufasha kuzigeraho. Uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe ariko ntabwo burageraho twifuza cyangwa se bushimishije bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira nagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ari inshingano izakureba wenyine, ni inshingano ikutureba twese, igihugu n'abandi bayobozi mu zindi nzego. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bushobora gukomeza gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza tukifuza ko byatera imbere kurusha. Ubwo niyo inshingano ufite, nibwo buremere bwayo, ngira ngo kandi urabwumva. Ariko nk'uko nabivuze tuzafatanya twuzuza inshingano tugomba kuzuza. Bireba urubyiruko, bireba abakuru n'abato, bireba amajyambere y'igihugu muri rusange. Ntabwo byoroshye rero ariko birashoboka, nk'uko n'ahandi hose bishoboka cyangwa na hano byashobotse. Urebye aho tuvuye n'aho tugeze, birashoboka gukomeza gutera imbere. Turakwifuriza akazi keza muri izo nshingano.